bakunzi ba Nano Plus TV, nongeye kubasuhuza abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba. Ndabashoboje ntibagiwe namwe mu mujyi wa Kigali, abari hakurya y'amazi magari namwe ndabashoboje cyane. Ariko kandi mbiseguraho kuko Nano Plus TV imaze iminsi nta kintu iri kubaha, mumbabarire kubera ko twari turi kubategurira ibintu byinshi byiza. Dushaka ko tubaha noneho ibintu byinshi bitandukanye kandi bifite umwimerere mwiza. Murabizi ko twajyaga dukora ku bintu bijyanye no guteka, ariko noneho turashaka noneho gukora no ku bindi bitandukanye. Ariko namwe mukunda ibintu bijyanye no guteka ntabwo twabibagiwe, kandi nta nubwo twareka kubibereka. Tuzabaha ibijyanye no guteka, tubigishe uburyo ki watekamo, ndetse tumenye na byinshi ku bijyanye nyine no guteka. Ariko kandi hajemo ibindi biganiro bitandukanye. Aho niho hazazamo ikiganiro ukuri kwanjye. Ukuri kwanjye ni ibiganiro tuzagenda tuganira n'abantu benshi batandukanye, abatumirwa batubwira ku kuri kwabo, batubwira tuzareba ibyababayeho, ubuzima banyuzemo. Mbese nk'uko ikiganiro cyitwa ukuri kwanjye, bizaba ari byo, azaba ari ukuri kwabo. Hazaza n'ikindi kiganiro rero twise Menya. Ikiganiro Menya ni ikiganiro cyajyaga gicaho ariko mu buryo nyine budasobanutse cyane, kuko ubu twabishyizemo imbaraga. Ni ikiganiro kizajya kidusobanurira ku kiribwa runaka, kitubwira ibyiza bw'icyo kiribwa, ese bakatubwira n'uburyo ki gufata byinshi, ingaruka zabyo, kutaba wabifashe ingaruka zabyo, tuzagenda tubimenya. Ariko si no ku biribwa gusa, azaba ari ikiganiro nyine kizamo nyine, ni ikiganiro cy'ubuhanga, ikiganiro cy'ubwenge, kizacamo ibintu byinshi bitandukanye by'ubwenge. Ntago natinya kuvuga ngo ni nka byawe n'intyaza ubwenge, kuko tuzabyungukiramo ubwenge, kandi tukanabasha kumenya ni gute muri ubu buzima twakomeza kubaho kandi tukabaho neza. Ntago rero ari ibyo gusa, kuko Nano Plus TV tugiye kujya ducishaho na filime. Abakunzi b'amafilime nyarwanda tugiye kujya ducishaho filime. Murumva yuko tutari duhugiye ubusa. Tugiye kujya ducishaho filime. Aka kanya wenda ntago nahita mvuga izina ryayo, ariko ni kwa kundi nyine agapfundikiye gatera amatsiko. Ariko nk'inshuti zacu nibyo byari biduhugije muri iyi minsi, ariko twagarutse kandi tugarukanye imbaraga nyinshi. Ni Nano Plus TV. Kandi nanone reka nongere mbibutse gukora subscribe, mwe mutarakora subscribe, like na comment, kugira ngo nyine dukomeze kubana kandi muri byose. Ndabashimiye kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Ciao ciao.